mbere ya byose ndabasuhuje, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse, bitererewe naho abantu baherereye hatandukanye. Mbahaye kaze muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Nta wundi muri kumwe ni Pastor Maniragaba nk'ibisanzwe ahangaha muri studio za Tujazo Injiri. Turabakunda, namwe muradukunda, murabitubwira. Abantu benshi baraduhamagara, baratwandikira batubwira ibyo dukora kuko bibafasha. Ndatekereza ko kutahisemo nabi kuko ibyo tuvuga uraye waramenye Imana mu byukuri nta bindi byihishe nyuma y'ahangaha ibyo dukora. Reka nsome ijambo ry'Imana ritoya sindesobanura umwanya narivuga ijambo rimwe, hanyuma tuje gutaramana kanya gatoya mu ndirimbo imwe cyangwa zibiri. Imigani 26 umurongo wa 4 haravuga ngo ntusubize umupfafa ibihwanye n'ubupfafa bwe kugira ngo udasa nawe. Waramenye Imana, warasobanukiye Imana, wahisemwo neza. Hari ibyo wemerewe gukora, hari ibyo utemerewe gukora, hari ibyo wemerewe kuvuga, hari ibyo utemerewe kuvuga, hari ibyo wemerewe gusubiza, hari n'ibyo utemerewe gusubiza, hari ibyo ugomba kureba ugatambuka, hari ibyo ugomba kumvuga aceceka. Pawulo arandika aravuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose si uko bitugirira umumaro. Ibitugirira umumaro muri byose twebwe abamenye Imana ngo ni bikeya. Hari abantu babayeho batagira ibyo baramira mu buzima bwabo kuko bataramenya ukuri, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimwamenye ukuri ngo kuzababatura. Uko kuri ni Yesu Kristo. Rero iyo wamenye ukuri ugahitamo neza, ugahitamo Yesu Kristo, hari ibyo arabutosubiza bikurikiranyije n'ibyo bakubwiye, bitererewe n'ico wamenye, kuko ntacu bafite baramira kingana n'ico uramira wamenye. Wahisemo neza. Rero akenshi mwene data nusubiza buri cyose ubonye, buri muntu wese ukubwiye wakomereka wabara ugatangira gusubiza, bizakugora bizanakuvuma. Reka turirimbe akanya gatoya. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Kugiti niho Yesu yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa. Yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa. Yesu amaze kunesha, avuga ijwi rirenga, arivuga yeruye ati birarangiye. Arivuga yeruye ati birarangiye. Amaze kuvuga cyo ahera warunama, yunamishwa n'ibyahawe zanje naze wihana. Yunamishwa n'ibyaha zanje naze kwihana. Haleluya. None nsabye imbabazi, nihane mukureyo, mumanure ku giti we, aruhuka umutima we. Mumanure ku giti Yesu,
aruhuke aruhuke umutima we. Abantu batihana we wowe kumubamba n'umuruho munini, umubabaza Yesu iteka n'umuruho munini, umubabaza iteka Yesu we. Twari twararuhijwe twiganyira twihebye, none turaruhutse. Yesu n'ubukiri, Yesu n'ubukiriro, Yesu n'ubukiriro we. Haleluya, haleluya. None turaruhutse, Yesu n'ubukiriro. Mukiza ndakwihaye, ni wowe wantaruye, uko zaba nikose mwami we. Yesu nzagusingiza, uko zaba nikose mwami wanje we. Haleluya. Yesu nzagusingiza, nizaba ngwaye ndi muzima uko zaba kose mwami wanje we, nzagusingiza. Haleluya we, haleluya.